Antikristo ni iki? Ese Antikristo ari gukora mu isi? Ibimenyetso bya Antikristo. Mumenye yuko mu bihe biheruka hazaza ibihe birushya, benshi bazaba bikunda birarira, bikakaza bakunda imiya badakunda n'ababo. Muraho neza? None aha tugiye kurebera hamwe amateka y'umubare 666, turebe n'impamvu ivugwa cyane, tunarebe aho bihuriye na Antikristo. Ntucikwe rero we uri kuri Good TV Rwanda, wahageze rwose, ntujye kure. Nkwibutsa we uri mushya kuri uyu muyoboro wa Good TV Rwanda, nicyo gihe cyo gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi by'ubwenge, inzozi zisobanuye neza cyane ujye ubimbonera ku gihe hano kuri Good TV Rwanda. Umubare 666 ni umwe mu mibare izwi cyane kandi ivugwa cyane mu byanditswe byera, cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ngira ngo benshi buri munsi bahora bibaza ngo mbese uyu mubare 666 ni mubare ki, ni mubare nyabaki? Tugiye kurebera hamwe rero uyu mubare uvugwa cyane cyane muri Bibiliya 666, ariko ikavugwa cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho iyo dusomye ku murongo waho wa 13, mu gice cya 13 ku murongo waho wa 18, ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18, iyo usomye neza cyane bakubwira iby'uwo mubare 666. Ahangaha hari ibisobanuro by'umubare 666 kuri bamwe rwose batari bazi ubusobanuro bw'umubare 666. Ntibajye kure, ndetse yewe naho uyu mubare uhurira na Antikristo nimujye kure cyane, kuko Antikristo ari gukora cyane. Niba uri umukristo rwose, nyabuna niba wizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ntujye kure cyane, sobanukirwa n'umubare 666, unasobanukirwe naho bihuriye cyangwa se n'icyo twita Antikristo. Umubare 666 ni umubare w'inyamaswa, cyangwa se ni umubare w'inyamaswa. Umubare w'inyamaswa ariwo uzwiho kurwanya Antikristo, cyangwa se uzwi nka Antikristo. Antikristo, anti bisobanuye kurwanya, Antikristo kurwanya Kristo. Uyu mubare rero uvuga umuntu cyangwa se ubutegetsi bwigometse ku Mana. Uyu mubare 666 uvuga umuntu cyangwa ubutegetsi bwigometse ku Mana. Ugaragaza ko Satani ashaka kuba nk'Imana, ariko ntiyabishobora rwose. Arishuka cyane kuko Kristo Yesu ni umuneshi. Satani ni umurwanyi, ariko Yesu ni umuneshi. Kristo Yesu ni umuneshi. Nubwo rwose uyu mubare ugaragaza ko Satani ashaka kuba nk'Imana, ariko ntago byakunda, ntibyashoboka. Yarwana akageza hehe? Ni umurwanyi rwose, ariko si umuneshi. Yesu Kristo ni umuneshi. Reka turebere hamwe impamvu umubare 666 utinyitse cyane. Birashoboka ko nawe uramutse ugiye mu isoko, ugiye kugura umwenda cyangwa se umwambaro, ugasanga imbere cyangwa se inyuma kuri uwo mwambaro handitseho umubare 666, nta gushidikanya uwo mupira cyangwa se uwo mwambaro ntabwo waba ukiwuguze. Ese kubera iki uyu mubare 666 ari umubare utinyitse cyane? Ngira ngo hari imodoka z'intambara zimwe na zimwe mwajyaga mubona zanditseho umubare 666, ariko ugasanga barazitinya cyane abantu. Kandi koko nibyo tugiye kureba. Ese uyu mubare 666 ni iyihe mpamvu utinyitse cyane? Uyu mubare 666 ni ikimenyetso cya Antikristo. Umva ryahuriro rero aho bihuriye, aho umubare 666 uhurira na Antikristo, cyangwa se kurwanya Yesu Kristo. Uyu mubare 666 ni ikimenyetso cya Antikristo, cyangwa se ni umuntu, cyangwa se ubutegetsi. Ni ubutegetsi buyobora isi mu gihe cyangwa se buzayobora isi mu gihe cya nyuma.
bushyireho uburyo bwo gusaba abantu ikimenyetso cy'ubugenzuzi aricyo twakwita ikirango cy'inyamaswa. Mu gihe cya nyuma aho umubare 666 uzasabwa gushyirwa ku bantu nk'ikimenyetso cyangwa se ikimenyetso cy'ubugenzuzi cyangwa se ikirango cy'inyamaswa. Ariko kandi ahangaha abizera Yesu Kristo ntimuhagarike umutima, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana na Yesu Kristo birahagije, kuko Kristo Yesu abe nawe yabamenye kera cyane kandi yanabashyizeho ikimenyetso. Mwibuke neza cyane mu byanditswe byaratubwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Nubwo Satani hari abo ashaka kuzashyiraho ikimenyetso, nubwo yewe hari n'abazakunda bagashyirwaho icyo kimenyetso rwose cy'inyamaswa, uyu mubare 666 ukabaranga. Ariko mwibuke ko na Yesu Kristo abamwemeye nk'umwami n'umukiza bakamwizera yabashyizeho ikimenyetso we kera cyane rwose. Abe yabamenye kera cyane yabashyizeho ikimenyetso, kiretse ba bandi nyine ngo wa mwana wo kurimbuka, wa wundi udashaka kumva, uwo nguwo wenyine azemera ashyirwaho icyo kimenyetso cy'inyamaswa. Ariko Kristo Yesu nawe yadushyizeho ikimenyetso cye. Umubare rero 666 ufatwa nk'ikimenyetso cy'umwijima, uburiganya cyangwa se ikibi. Niyo mpamvu uyu mubare 666 ari umubare utinyitse cyane, ufatwa nk'ikimenyetso cy'umwijima, uburiganya cyangwa se ikibi. Kandi ibyo byose nibyo byuzuye mu mwanzi Satani. Mu buryo bwa gihanuzi rero, abahanga mu byanditswe bavugwa yuko umubare 666 ari ikimenyetso cy'ubutegetsi bw'abantu badakurikiza cyangwa se badakurikira Imana, bw'abantu barwanya Yesu Kristo cyangwa se Imana, ariko ntibabishobora. Icyitonderwa rero, inama ya mbere, abakristo ntabwo tugomba gutinya umubare 666, ahubwo tugomba kumenya ukuri kwa Kristo Yesu. Tugomba kumenya ukuri kwa Yesu Kristo, tugasoma ijambo ry'Imana buri munsi kandi tudasiba, tudacogora, kuko mu ijambo ry'Imana niho duhabwa imbaraga nyinshi cyane zo kurwanya umwanzi Satani. Mwibuke yuko igihe Yesu Kristo nawe yazamurwaga n'umwanzi mu butayu kugeragezwa, nawe yamutsindishije akenshi ibyanditswe byera. Aho Satani yamugeragezaga, Yesu Kristo akamubwira ngo genda Satani, handitswe ngo nawe ukwiye kugira ibyanditswe bigukomeza kandi ibyanditswe bituma usubizwamo imbaraga. Reka turebere hamwe rero ibimenyetso bigaragaza ko umubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu. Ibi biratinyitse cyane, biteye ubwoba. Ibimenyetso bigaragaza ko umubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu. Wijya kure, iyi video ni ingenzi cyane, yumve, numara kuyumva unayisangize inshuti zawe kugira ngo zibashe kumenya kandi zisobanukirwe umubare 666 cyangwa se bamenye iki kimenyetso cy'inyamaswa, dore ko benshi babivuga banabica hejuru. Abenshi ntibaba bashaka kubyumva ndetse no kubisobanukirwa neza, ariko bashaka babimenya. Reka turebe ese ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko umubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu. Reka turebe uburyo bwo gucunga amafaranga. Tugiye kureba uburyo bwa mbere, uburyo bwo gucunga amafaranga mu buryo bwa digitale. Uburyo bwo gucunga amafaranga mu buryo bwa digitale ni bumwe mu buryo bushobora kugaragaza ko uyu mubare 666 waba ugiye gushyirwa ku bantu. Bivuze ko isi yose irimo kujya mu cyo twita cashless economy, aho nta mafaranga afatika buri umwe
bikiri ngombwa ko agendana mu ntoki ze cyangwa se mu mufuka we. Ibi bikagaragaza ko amafaranga yose ufite kuri akawunti yawe azwi na buri umwe wese, azi uko umeze, azi uko uhagaze ku ikofi yawe. Ikindi cya kabiri kandi hano, kugira konti z'ikoranabuhanga, icyo twita digital ID, email wallet, QR codes ndetse n'ibindi, bishobora kugaragaza yuko uyu mubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu rwose. Reka turebe icya kabiri, uburyo bwo kugenzura abantu. Uburyo bwo kugenzura abantu ni bumwe mu buryo bugaragaza ko uyu mubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu rwose nta shiti, aho rwose buri umwe agomba kugenzurwa umutungo afite, konti afite, buri kimwe kimwanditseho, kuko hazaba hanakoreshwa uburyo bwo kubagenzura mu buryo buzwi buri international. Ibi bigaragaza ko rwose uyu mubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu, aho Satani ashaka kugenzura buri umwe akora iki, yinjiza iki, akunda iki, niki kimwanditseho, buri kimwe cyose kikwerekeyeho bakakumenya cyangwa se kikamenyekana ku rwego mpuzamahanga rw'isi. Ahangaha rwose ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu mubare antikristo ugiye, cyangwa se uyu mubare ugaragaza antikristo ugiye gushyirwa ku bantu rwose, babandi nyine babandi banze kumvira, babana bitwa ngabo kurimbuka. Ahangaha kumenyekanisha abantu hifashishijwe icyo twita biometrics, fingerprints, face scan ndetse n'ibindi. Aha wabyumvise neza, kumenyekanisha abantu hifashishijwe uburyo bwa biometrics, fingerprints, face scan ndetse n'ibindi. Abandi bavuga ko microchips nayo ishobora gushyirwa mu mubiri, icyo twita microchips nayo ishobora gushyirwa mu muntu. Birakomeye cyane niba imibiri y'abantu igiye gushyirwaho microchip, aho ushobora nyine kumenyekanwa, uburyo ushobora kukumenyekanisha rwose noneho nta shiti. Bumwe ibyo ukora atari ibyo wowe waba ubyikoresha, ahubwo waba ubikoreshwa. Biragoye cyane kandi biteye ubwoba. Uburyo bw'itumanaho rusange. Uburyo bw'itumanaho rusange nacyo ni kimwe mu bimenyetso, cyangwa se ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko uyu mubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu. Bivuze ko isi ifite internet, AI ndetse na satellite systems zishobora gukurikirana abantu bose. Ibi byerekana yuko ikoranabuhanga ryo kugenzura isi yose ryamaze kubaho, rikaba rishobora gukoreshwa mu gihe cya antikristo. Ibi nibyo rwose wabyumvise neza. Reka turebe ubundi buryo. Icyo umukristo akwiye gukora ni iki? Umukristo akwiye gukora iki nyuma y'ibyo byose tumaze kumva haruguru? Ese umukristo akwiye gukora iki? Umukristo ntujye kure. Icyo umukristo akwiye gukora ni iki? Icya mbere, kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo amenye ukuri. Kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo amenye ukuri. Mukristo, guma mu ijambo ry'Imana, nibwo uzamenya ukuri, kandi ukuri kuzagenda kukubatura kunakumenyeshe ibyo utaruzi. Kabiri, kandi ukuri ni Yesu Kristo. Kabiri, kuba maso ku bintu bigenda bihindagurika mu isi. Kuba maso ku bintu bigenda bihinduka mu isi, wirinda kutagira ubwoba, ahubwo wiringire Yesu Kristo. Ni umuneshi, ni umwami n'umukiza. Icya gatatu, kwizera Yesu Kristo. Iki ni kimwe mu bintu ugomba kumenya. Kwizera Yesu Kristo birahagije. Kwizera Yesu Kristo. Mukristo urushaho kwizera Yesu Kristo,
ureke guterwa ubwoba n'ibihe bihindagurika. Wirinde gutinya uyu mubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu, ahubwo wizere Yesu Kristo ko ari we mwami n'umukiza. Wizere ko ari we muneshi, wizere ko ari we ushobora byose, wizere yuko rwose Kristo Yesu niwe wenyine ubasha gutegeka buri kimwe. Icya kane Mukristo ukwiye gukora, nanjye nkwiye gukora, kugendera mu kuri. Kugendera mu kuri biri mu bimenyetso umukristo cyangwa se biri mu bintu umukristo akwiye gukora muri iyi minsi ya nyuma y'imperuka, aho abantu benshi bagiye gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Ariko kandi dukwiye gukomera kuko amaraso ya Yesu Kristo yagize umumaro kandi aracyagira umumaro, ndetse azakomeza no kutugirira umumaro mu gihe kizaza. Kandi umwami Yesu niwe uturinda muri byose. Nshuti wari ukurikiye iyi video hano kuri Good TV Rwanda, twarimo turebera hamwe ibimenyetso bigaragaza ko umubare 666 ugiye gushyirwa ku bantu, ndetse tunareba amateka y'umubare 666 n'impamvu uvugwa cyane kandi n'impamvu utinyitse cyane. Nyabuna soma igitabo cy'ibyahishuwe mu bice byaho 13:18, uraza kumenya neza icyo Antikristo ivuze. Wakoze cyane rero, iyi video uyisangize n'abandi kugira ngo turusheho kunguka mu buryo bw'umwuka wera. Mana, turagushimiye kandi turakubashye, tugushimiye ijambo ryawe ko ari iry'ukuri. Tugushimiye ko uri Imana iturinda buri munsi, ukaturinda ibitero bya Satani, ukaturinda guhitanwa n'intambara Satani aba yagiye ategatega hirya no hino, ukabidutsindira mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo Satani ari gukora cyane, ariko Satani ni umurwanyi ariko si umuneshi. Twizeye Kristo Yesu ko ari wowe uzaturengera muri byose, kandi twizeye ko abakumenye bakagukorera bakakumvira wabahaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana, ntago bakitwa abana ba Satani. Bashyizweho ikimenyetso cy'amaraso yawe. Ikimenyetso cy'ukuri ni ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, ya yandi watumeneye ku musaraba i Golgotha. Turagushimiye rero, tugushimiye amaraso yawe Yesu Kristo wamennye kugira ngo atubature, kugira ngo adukureho umugayo, adukureho umunkanyari, adukureho icyaha ndetse n'igisa nacyo. Tugushimiye ko mu gihe gikomeye kiruhije kandi kigoye benshi, ukomeje kuba mu ruhande rw'abana bawe. Komeza gushyigikira buri umwe ukurikiye iyi Good TV Rwanda, ndetse n'abatayikurikiye bose n'abazayikurikira mu gihe kizaza. Ubaha imbaraga, ubaha ubutware, ubaha ubushobozi nabo bwo kwitwa abana b'Imana. Ubarinde gushyirwaho ikimenyetso cya Antikristo mu izina rya Yesu. Ubashyigikire kandi ubarengere, ubarwaneho kandi ubarwanire intambara. Ushingure icumu mu ntagara, wimire ibibagenza byose. Mana, abahagurukiye kubagirira nabi, inzira zabo zibe ubunyerere n'umwijima. Databuza basubijwe inyuma bamere nk'ibitariho. Rinda ubwoko bwawe kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, Nyagasani. Ntabwo tugutota amagambo nk'abagutegeka, tugusaba bicyo ukaduha byinshi kuko dukunda. Utwemere ibyo ushima n'ibyo ushaka, ubiduhane n'abakwizera bose, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.